Umeze gute se? Meze sawa mwana. Umeze neza? Meze neza rwose. Ewana ndabibona ko ibintu bimeze neza. Meze neza. Witwa nde se? Nge nitwa Jibob. Nanjye nitwa Robert. Robert? Niryo zina ry'ababyeyi cyangwa ni ry'abastari? Ni ry'abastari. Amazina wiswe n'ababyeyi nayahe? Nitwa Iranzi. Iranzi? Naho Robert ni ry'abastari. None se uyu munsi rero tugiye kuganira ku byerekeranye n'umuhanzi Nteringabo. Barambwiye ngo uramukunda cyane. Nteringabo ndamukunda byatanje rwose. Byahatari. Ewana naye ndamukunda cyane. Akora ibihangano nyine bimeze neza tu. Siko ubibona wowe? Ko mbibona rwose. Gusa nizere ko nawe uba uri mu mubare w'abasharinze ibihangano byiwe nyine kugira ngo bikundwe na bose. None se ko ukunda Nteringabo nihe buri umuntu akunda umuntu afite n'ikintu amukundira. Ushobora wenda n'urugero ushobora kuvuga uti ngewe urankunda wenda kuko ndi umunyamakuru nkora ntunganya amakuru neza nyine nkayageza ku baturarwanda gasesekara hose. None weho ukurikije uko wumva wiyumvamo Nteringabo nanjye kandi nkabamwemera, weho wumva indirimbo ukunda ya Nteringabo ni iyihe mu ndirimbo zose yasohoye? Ingoma nkunda ya Nteringabo. Ingoma nkunda ya Nteringabo rwose nimwe uvuga ati muzadukumbura. Muzadukumbura ya Nteringabo na Fireman. Ewana iriya ndirimbo nayo ndayikunda cyane kabisa. Iriya ndirimbo rwose n'ubwenge. Irimo ubutumwa bunoze bumeze neza kabisa. None se ubu baza ubu uhuye na Nteringabo wabyifatamo ute? Wamubwira iki? Wamuganiriza gute? Muri wowe bundi wakumva umeze gute? Muri na Nteringabo namusaba ikintu kimwe cyonyine. Nk'ikihe? Namusaba gukorana ingoma nawe. Ingoma nawe? kubera ukuntu ngewe ubundi nkunda Nteringabo. Mba numva turamutse duhuye ikintu cya mbere namubaza ngo ubundi indirimbo uririmba uraziyandikira cyangwa urazigura? Urumva amaze kunyemerera ko indirimbo akora aziyandikira, ngewe nuguhita mubwira uti ariko nimba uziyandikira ushobora kuba udafite akaboko kamwe wenda nk'ak'abanyeshuri baba bari mu ishuri, ubwo wenda twabifata nk'aho nyine ubwo ngiye kubera ukuntu mba numva indirimbo ziwe zirenze nkeka yuko atari uziyandikira, ushobora kuba zigura kuko hari ukuntu nyine abantu bandika umuziki ku mpapuro n'uwitwa uriya waririmbye indirimbo Agahugu ntabwo mwibuka bamwita Racine nawe buranga ajya yandika ingoma akazigurisha. Rero nkeka yuko ingoma Nteringabo akora atari buziyandikira. Ntabwo ari waziyandikira rwose bitewe n'uburyo ingoma ze zimeze neza. Ubundi ingoma za Nteringabo zakunzwe n'abantu benshi pe cyane rwose. Ngewe bura ntabwo tunahuye ntabwo ashobora kunyumvisha ko indirimbo aririmba ari buziyandikira. Nabanza ubwo nuguhita nimajinamo ko akaboko akoresha yandika atari ko twe dukoresha. Kuko nanjye ndi umuhanzi ndashakisha imirongo ariko nabuze umunsi umwe nagwa nko ku murongo we kibuse tugahuza nkumva uri mu njyana nk'iyi. Nimba baturusha studio ako wamugane banza narazize gukorera muri studio zitari high nyine tu ni studio yo biraho ngaho banza we impamvu zitwika ruko baturusha Kena Music. None se Mr. Robert kumva ubundi mu buzima busanzwe uba wibereye ute? Uba wimereye ute muri wowe? Ubuzima busanzwe nyine ndaho ariko pe mba nifuza kuzahura na Nteringabo umunsi umwe basi rimwe tukamurya agacesi. Uretse ko numva inzozi zawe ari zo zanjye. None ushaka ko tuzatege tujye kumureba se? Umuntu agomba gutega pe.
nyine bibaho tu, gusa nanjye nyine nuko tutazi ahantu aba nyine, nukumva gutyo kumwumva kuri radiyo uti iyi imihanda izatwibuka, imihanda se n'izamwibuka yonyine ko natwe tuzamwibuka nk'abantu b'abafana nyine. Okena music. None se ni iki cyatumye ukunda Neri Ngabo kumva umwiyumvishemo? Ni ukubera iki wakunze Neri Ngabo mu bahanzi bose dufite mu Rwanda, ko dufite abahanzi benshi cyane? Ni ukubera iki wahisemo gukunda Neri Ngabo? Neri Ngabo, ikintu nakundiye Neri Ngabo rero, numvise iriya ndirimbo avuga ati heye imihanda izatwibuka. Ibihuza nuko nawe wari umusane wo mu muhanda. Nanjye mitaye none ubu ngubu hari aho umaze kuva, ari naho umaze kugera. Ahantu umaze kuva rwose, ari naho umaze kugera, niyo mpamvu Neri Ngabo mwiyumvamo bya daje. Ubwo bivuze ngo hariya aririmba ngo iyi imihanda izatwibuka, ubwo nayo bazibuka ko wari chef w'ibirara, none ubu ukaba ugeze ku rwego rwo kuba wifuza kuba wabonana na Neri Ngabo. Akonaka. None se uhuye na Neri Ngabo, ubundi uhuye na Neri Ngabo, ikibazo cya mbere wamubaza ni iki? Ikibazo cya mbere namubaza, mfite ibibazo byinshi, ariko Neri Ngabo duhuye rwose amaso yandi. Tubwiremo byibuze nka bibiri kugira ngo n'abantu bari kureba ino video babashe kuba bayisharinga hirya no hino, cyangwa se bakanadukorera ubuvugizi, bakatureba kuri iyi nimero ubona iri hejuru, hanyuma bigacamo nyine mukaba mwahura. Muhuye ikibazo cya mbere mubaza ni ikihe wumva cyaba kikuvuye ku mutima nk'umuntu w'umufana wiwe nyine, kandi ubwo nizere ko kuba umufana wiwe, nizere ko unasharinga ibikorwa byiwe kuri YouTube ntuburaho, ubwo nizere ko udashyiramo agaheza kuri channel ntuheza. Wamubaza iki rero muramutse muhuye na Neri Ngabo? Ikibazo namubaza Neri Ngabo rero, namubaza ati namusaba rwose gukorana ingoma nawe, nicyo kibazo cya mbere namubaza kimvuye ku mutima. Ushaka wowe urumva ufite inzozi zo kuzakorana ingoma nawe na Neri Ngabo, mukanayikorera muri Kena Music. So nanjye kabisa ndabyifuza. None se umuntu w'umusitari, abantu nyine b'abasitari muri rusange, nkuko twebwe kubibona turi teamwork. Twebwe dukora, urabona ko twebwe dukora imirimo ibiri, urumva nubwo imirimo ibiri yananiye impyisi, ariko nyine yananiye impyisi kandi twe turi abantu, rero ntabwo yatunanira, twe ntabwo turi impyisi. Imirimo ibiri yananiye impyisi kandi twe turi abantu. Twebwe rero dukora, urabibona ko dukora indirimbo, tukanakina na video nyarwanda, cyitwa ko ari filime nyarwanda. None nk'abasitari rero, urumva nyine iyo umusitari nk'abanyamakuru bamutunguye bakamukoresha interview, ntabwo yaba umurongo abasigira. Natwe nk'abasitari dukwiye gusigira umurongo Neri Ngabo. Nawe uri kureba ino video bigisaba dukorera ubuvugizi, nimba wabonana na Neri Ngabo ukazabasha kuza kubona natwe, kuko turi bamwe mu bafana be bamwemera, kandi dufite byinshi byo kumubwira ku bijyanye n'umuziki wiwe akora. So uri tayari turirimbire Neri Ngabo? Ndi tayari. Banza ukorore rero utyaza umuhogo. Banza ikude rwose. Uri tayari? Ndi tayari rwose. Okay, none ubwo rero tugiye kumukuritiraho akantu kugira ngo yumve ko tumwemera bya hatari kabisa. Uri tayari? Ndi tayari. Uri tayari tweguke? Okay, twagiye. Ese komba mbona useka ubifata ute? Ibaze iyo foto wahuye na Neri Ngabo, ntibyashoboka kusange nk'umufana ndatarayinga kuri cano simburaho ho nagahezo kuri sabusini nzamo, ahubwo nzamo na Neri wanje nzamo akumutima, kuko nge ndamufana naramubuze, basaza ze duhure murya gacesi ho nagafoto ewa anatoroka ze kabisa.
weho rero uri kureba ino video ushobora kudukorera ubuvugizi uko bishoboye, cyangwa se ukaba wabasha kuduhuza na Neri Ngabo, nabwo n'ubundi bufasha waba ukoze ku rundi rwego, cyangwa se ubasha kuba waduhuza nawe ku murongo wa telefone. Nimero nizo ngizo n'ubundi muri kubona aho ngaho, tukabasha kuba twavugana tukumvira nk'abafana biwe. So turabashimiye rero dufite ibyishimo kandi dufite inyota yo kuzahora na Neri Ngabo pe. Bibagiza mwadukorera ubuvugizi nyine uko bishoboka tu. Turabakunda cyane rero, kandi mugende mudakoze subscribe kuri channel G&NP. Haba hariho n'ibindi bihangano bishyashya, dukina comedy, dukora indirimbo kugira ngo tubakore umunsi mwishime. So turabafana abana Ngabo rero dukorera ubuvugizi mukambwira ko tumwemera cyane kabisa. Tuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama. Mudushaka cyangwa se mushoboye kuba mwaduhuza na Neri Ngabo, mwaduhamagara ku iyo nimero n'ubundi tukaba twavugana kuko turamwemera cyane. So turabakunda cyane rero, nimugende mudakoze subscribe. Ciao ciao.